ese kuki abana b'ubu badakozwa discipline nk'iya kera? Ndabasuhuje cyane mwese, murambire kubona ibyiza. Reka mbabaze ikibazo gito ariko kandi kinakomeye. Ese koko abana b'ubu nibo babi cyangwa discipline yahindutse cirani ikubite? Kera umwana iyo yajyaga ku ishuri yabagaho mu buzima bw'ishuri atinya mwarimu, agatinya animateur cyangwa se abakangurambaga, ba prefe bamushinzwe yarabatinyaga, ku buryo umunyeshuri kwinjira muri biro ya directeur yakoze ikosa yumvaga ari nk'imperuka igiye kumwitura ku bitugu. Hejuru y'ibi umwana yatinyaga n'ababyeyi cyane. Uyu munsi ho umwana ntatinya kubwira umurezi ati bibeshya umpane ndabwira iwacu, kandi nibaza mushobora kwiturana hasi. Ibi bigatanga igisobanuro cy'uko abarezi n'ababyeyi bashobora kuba batari kureba mu cyerekezo kimwe cyo kurera umwana Rwanda rw'ejo. None se ikibazo kirihe mu by'ukuri? Ni abana, ni ababyeyi cyangwa ni amashuri? Reka tubivugeho mu kiganiro. Iyi ni Isaac Inspire TV. Wibuke gukora subscribe niba utarayikora kuri uyu muyoboro. Dukomezanye ikiganiro kugera ku musozo wacyo. Kugikurikira turungurana, turi kwiga uyu munsi. Turabisesengura kandi buhoro buhoro, intambwe ku yindi, kandi urasobanukirwa. Ushobora kuba uri umubyeyi, yego, cyangwa waba n'umurezi, cyangwa yenda wize mu gihe cya kera. Iyi video rega ni yawe, niwe yagenewe. Reka duhere kuri discipline ya kera, ubundi yari imeze ite? Reka tubanze dusubire inyuma gatoya. Kera, ese ubwo iyo mvuga kera ni ryari? Iyo tuvuga kera ni cyagiye mwarimu twamwitaga le maître cyangwa la maîtresse. Cyagiye mwarimu yicaraga kandi akigisha ahagaze kuri podium hejuru cyane, hejuru y'abanyeshuri, bo bicaye baciye bugufi kuri we. Level yaho yigishirizaga naho yicaraga byabaga bitandukanye. Urabyibuka? N'uwabaga afite ubumuga bw'ubugufi, ndavuga mwarimu, byari kugora umunyeshuri kumwisumbukuruzaho. Mwahuriye he? Uyu munsi uramutse wubatse ishuri ugashyiramo podium, ushobora kuba wayisenya vuba na bwangu. Kiriya gihe professeur waramurebaga aje kwigisha, ukabona koko ni professeur ukuzaniye ubumenyi. Unarebye uko yabaga yakenyeye ipantaro, niba ari umugabo cyangwa niba ari umujene, yayidubitse ibi byanyabyo, waramurebaga ukabona koko aje gutanga ubwenge. Aha, buri mwana wese yumvaga ntakura azitwara nka mwarimu kanaka. Ubundi pocket yaje ite mu burezi? Uzi kubona umurezi utazi gukenyera ipantaro neza, ibipantaro bigenda ni agatangaza gateza agatambaro. Muri kiriya gihe umwana yarazi ko ikosa rifite ingaruka, kandi ingaruka zikomeye cyane. Ibeshya ukererwa cyangwa uze ku ishuri utakoze devoir, ibitugu byahuraga n'isanganya. Itegeko ryari itegeko, umwarimu yari autorité, ababyeyi n'abarezi bari ku murongo umwe wo kurera, bumvikananaga kuri frequency imwe. Uyu munsi ubanza abarezi bari kuri FM, ababyeyi bibereye kuri sewe, cyangwa yenda ni vice versa, I don't know. Iyo umwana yahanwaga ku ishuri, abana bakora amakosa nibyo, kandi iyo bakoraga amakosa barahanwa, ni ibisanzwe. Ariko iyo umwana yahanwaga ku ishuri, iwabo bahishaga umugisha igihano yahawe. Kera nubwo wenda bitari byiza 100%, ariko discipline yari ifite icyubahiro cyayo. Ndabeshya? Gusa hari aho byarengaga ibisanzwe, hakabihohoterwa ryakorwaga hitwajwe discipline. Hari gukubita abana bigukabije, ukabona rwose ntago biryoshye. Nta wakumbura ziriya nkoni zo kagenda mahere nk'amahembe y'intuza. Uzi ko ikosa ryose ijyano zari inkoni? Baraziriye koko.
nkomeje abantu bize bose kiriya gihe inkoni zikivuza ubuhuha mu mashuri yo hambere, ndabakomeje. Ibihano nk'ibi nicyo byatumye isi itangira guhaguruka. Yibaza ko discipline yakorwa ariko kandi igakorwa itabangamira umwana. None abana bo bite? Uyu munsi abana ntabwo ari babi kurusha ba kera, ahubwo barimo kurerwa mu isi kandi isi itandukanye cyane n'iya kera. Hari ibintu byahindutse, ikoranabuhanga, telefone, TikTok, YouTube, Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Social media yigisha byinshi, ibyiza n'ibibi byose biri hariya kandi biri imbere y'umwana, umwana w'uyu munsi. Uburenganzira bw'umwana nabwo bumvikana cyane kurusha inshingano. Ese ababyeyi bo bafite igihe gitoya buriya cyo kwita ku bana? Gushaka imibereho bigenda bisimbura kurera neza, kuko umwana w'ubu aba afite amakuru arenze cyane, abasha no kurusha umurezi we wa wundi utagira smartphone. Nibabaho nibyo umwana w'umukobwa urana na smartphone yibitseho amakuru arenze ya mwarimu kazi udashakisha. Iyo discipline ikozwe nabi cyangwa itanzwe nabi, umunyeshuri we ashobora gufata umwarimu nk'umwanzi. Aha ashobora gufata amategeko nk'akarengane, afata kwihanangirizwa nk'ihohoterwa, bya bindi bita torturing. Ababyeyi bafite uruhare muri ibi bintu. Ababyeyi benshi bakunda abana babo cyane kandi nibyo, ariko wibuke urukundo rudafite discipline ruhinduka ikibazo gikomeye cyane. Kandi iyo tuvuga discipline ni amategeko atanga umurongo muri bwa burere bw'umwana. Buri nicyo discipline ivuze, gutanga umurongo ariko binyuze mu amategeko of course agenga uburere bw'umwana. Ubuzima rero bw'umwana butagira amategeko ntago bavuga ko ari uburere, ni ibintu biba biri aho gusa byo kubona bucya bukira. Ariko discipline nziza ni amategeko atanga umurongo mu burere bw'umwana. Nyamara hari ibigenda bigaragara muri discipline ya none. Hari ukurengera umwana niyo yaba yakoze ikosa, bisa nkaho ricira ikubite. Kuvuguruza umurezi imbere y'umwana, hari ababyeyi bidatera n'isoni, ukabona ntahonga no mu maso, wamureba nawe ukagwa mu gatangaro. Kutifuza ko umwana agira agahinda habe na gato, ugatekereza hari ko umwana isi izakomeza kumubana umubeya. Icyo bitanga cyangwa kiva muri ubu burere nuko umwana akura yumva yuko ari hejuru y'amategeko yose. Kandi wibuke nta muntu uba hejuru y'amategeko. Amategeko y'ishuri namunanira kuyakurikiza, iyo ageze hanze asanga amategeko adadiye, uko asuzugura mwarimu akumva biroroshye, ejo n'abari mu muhanda agasuzugura polisi, haryo ngo bizoroha. Umwana utinya gutsindwa ariko adatinya ikosa, icyo bibyara nicyo bita science sa conscience, cyangwa se ubumenyi bubuza umutimanama. Umwana agatinya gutsindwa ariko ntatinye gukora ikosa. Yaba umuhanga nibyo, ariko bwa buhanga butarimo umutimanama si ikibazo. Umwana utumva authority cyangwa se utumva ubuyobozi. Discipline burya itangirwa mu rugo. Dukwiye kubimenya mbere yuko umwana agera ku ishuri. Uburya discipline ayikura mu muryango. Niyo mpamvu igihe wamaze kujya mu nshingano cyane cyane zo kwitwa umubyeyi, uba winjiye mu mujisho utoroshye na gatoya, usaba kugira amakuru yerekeye uburezi bukwiye umwana. Kandi uyu niwe makiriro y'u Rwanda rw'ejo. Nibyo abana n'u Rwanda rw'ejo. Hari igihe toroma nayo yigiza muri discipline bigasa nk'aho ari ibintu bivuguruzanya. Uyu munsi humvikana cyane ijambo toroma. Hari n'abavuga ngo nutanga discipline toroma iraza. Ikibazo, discipline irimo gutera toroma cyangwa toroma ikoreshwa nk'urwitwazo? Ukuri kuri iyi ngingo, ubusanzwe discipline igamije gutoza nk'uko duhora tubisubiramo, ntabwo ari ugusenya ibyagezweho. Gukubita ntabwo ariyo discipline yonyine, ariko discipline idahari wibuke nayo igira ingaruka mbi ku hazaza h'umwana. Nureka umwana akavuna umuyaga akiyongeza undi, uranga yuko toroma yaza. Ubisesenguye cyane byashoboka cyane yuko ari wowe uzaba urwaye toroma
toroma yo kudacyaha umwana wawe ushinzwe kureberera. Nibyo nudahana umwana ngo toroma itaza, nawe uzaba ufite urwego rwa toroma yawe. Umwana utarigishijwe discipline arakura nibyo, ariko akaba umunyantege nke muri management y'ubuzima. Discipline nziza ni ya yindi iganiriza umwana, hakabaho gutega amatwi mukaganira, ntabwo ihutiraho ahubwo ishyiraho imbibi. Kandi ikindi, discipline nziza yigisha gufata inshingano. Amashuri na discipline muri iyi minsi, amashuri nawe ashobora kuba atari shyashya. Hari ibyahindutse kandi byinshi nawe ubona cyangwa ukwiye kubugenzura. Abarezi b'uyu munsi batinya ababyeyi cyane. Hari ugutinya inzego z'ibanze ngo zabafunga, hari n'ababidramatiza bakavuga ko zabafunga zikajugunya imfunguzo cyane. Gufungwa kandi ntabwo bisigana no kubura umukati. Ibi byose bivugwa bitera abarezi bamwe kurera bakora nk'abacanshuro. Nyamara wibuke, kurera umwana, by'umwihariko umwana w'u Rwanda, birenze cyane guca inshuro mu tubimenye. Icyabaye nuko abarezi babuze, ubuyobozi bwabo bwaragabanutse ku bana. Authority y'abarezi yaragabanutse. Ba prefe ntago bagumanye ijambo nk'iryo bahoranye. Discipline ishobora gukomeza kuba paperwork, ntibe practice. Kandi burya discipline ni practice, ntago ari theory. Ingaruka rero bishobora kugira nuko ishuri ridafite discipline ihamye ntabwo rishobora gutanga umusaruro mwiza. Wapi? Kandi ababyeyi, leta yohereje abanyeshuri mu kigo runaka, baba bategereje umusaruro mwiza. Nicyo gisobanuro cy'iby'abarezi n'abanyeshuri n'abandi bose bagira uruhare mu kigo cy'ishuri bakora. Umusaruro ni ikigaragaza yuko bahari kandi bari mu ngamba, ni umusaruro mwiza. Igihe umusaruro mwiza wabuze, nta gisobanuro cy'ibyo abantu bakora mu kigo cy'ishuri. Dusoza, reka nsoze mbabwira yuko abana b'ubu ntabwo ari babi, ntabwo ari abanebwe, nta nubwo ari abanzi ba discipline, ariko barimo barererwa n'isi idashyiraho imbibi. Babona urukundo rutarimo amategeko, kandi urukundo ntabwo ari rwiza. Babona uburenganzira butajyanye n'inshingano. Uburenganzira ni bwiza, ariko uburenganzira ntibujyane n'inshingano. Umwana ntiyumve yuko agomba afite uburenganzira bwo kutiga, afite uburenganzira bwo kubyuka igihe ashakiye, afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka adasabye uruhushya, ngo nabibazwa bitangire bihinduke ngo hari inzego, ngo ababyeyi baza mukiturana hasi. Ntabwo ari byo. Discipline ntabwo ari ugukubita, discipline ntabwo ari ugutera ubwoba. Discipline ni ukwigisha umwana, ukamwigisha kubaho mu isi ifite amategeko. Isi ifite amategeko kandi adadiye. Niyo mpamvu gutoza umwana nk'utazaba mu isi yo hanze cyangwa utayirimo, buryo umuntu aba ari kumubeshya cyane, kuko yageze hanze asanga ibintu bitandukanye nuko yabitekerezaga. Dusoza rero, reka nkubaze ikibazo, ubundi wowe utekereza iki? Ubundi ni iki cyahindutse cyane hagati y'abana ba kera n'abubu? Ujye mu mwanya wa comment, utanga igitekerezo cyawe tuganire. Ibuka rero gukora subscribe kuri uyu muyoboro Isaac Inspire TV. Iki kiganiro ugisangiza abandi, nabo dukomeze twungurane. Ndabashimiye cyane rero bakunzi bacu. Ibiganiro nk'iki nakagaruka, ndabakunda cyane.